muri gereza sahantu Imana yo mu ijuru abarimo barengana Imana izabarenganura kandi abarimo barengana barakoze amarorerwa Imana nayo ibagorore kurushaho twabagorora nk'abantu ariko burya Imana yabagorora nk'Imana rero icyo nabwira umuntu utarajyayo Imana izajya idufasha dukore tugendere mu murongo muzima wo kudakosa kuko burya ikibazo sigereza amafaranga iyo ugaye imirimo amafaranga agaye umufuka ako kantu iyo ugaye akazi amafaranga agaye umufuka bivuga ngo akazi kose utibye utishe ujye ugakora bityo reka mbabwire bene data ushobora gutangirira ahantu hatoya ariko ukazasoreza ahantu hanini ushobora gutangira mu kazi kadaguhemba menshi ukazasoreza mu kaguhemba menshi ukagenda uzamuka rero icyo nabwira urubyiruko bene data murekeraho kunywa inzoga cyane murekeraho kwiyica kuko ni mwebwe dutezeho amaso ufite amaboko abiri ufite amaguru abiri ariko uri muri aba bantu uri muri aba baturage Yesu ashimwe cyane murarushya igihugu igenda ubwo nawe gufate rero igushyire mu nzererezi igenda ubwo bazakugaburira ibyo bakugaburira barabigura waretse kwiba koko ubwo ndimo ndabwira abatekamutwe mwirirwa mudutekera umutwe buri munsi ku wundi kuri matelefone umurongo wa MTN nagira ngo mbabwire yuko momo yawe ifunze twongeye kubasuhuza nanone inshuti bakunzi bacu nk'ibisanzwe nanone twagarutse kugira ngo tubagezeho ibyiza n'ubundi bya hano kuri Good Face na Kiana TV show ni mugubwe neza kandi dushimiye abakanze subscribe dushishikariza abatarayikanda ko mwayikanda ibitekerezo byanyu nibyo kubahwa turabyemera Yes karibu mukozi w'Imana tuguhaye ikaze nanone Amen ya murakoze kuntumira kuri studio yanyu Imana ibamugisha yego kuri kamera yacu amazina harababa barayibagiwe harababa batarayumva wenda bagiye kuyumva bwa mbere amazina nitwa Joy Murenzi nkaba ndi ubuvuga butumwa bwiza bwa Yesu Kristo nkaba nkunda abantu bose Imana yaremye yego nanjye kuri kamera nitwa Gatama ndi umupapa ariko nanjye nkunda abantu bose cyane cyane urubyiruko kuko ngira ngo nibo tujye kuganiraho aka kanya ni byiza ko buri muntu wese atanga icyo afite cyangwa se atanga umusanzu kugira ngo dukomeze kubaka isi nubwo bitoroshye ariko ni urugamba tugomba kurwana ni urugamba umuntu agomba kurwana kugeza ku mwuka we wa nyuma yes tugomba kuba abanyamumaro buri muntu wese agomba kuba w'umumaro mu ruhande rwe umeze ute mukozi w'Imana ni ukuri ndashima Imana Imana yarandinze nabyutse biremera ntacyo nayishinja n'ubu urahindurije si bikemera cyane ubu hari umuntu uri kuvuga ngo munyegurire umutwe ngo ugize akaguru hirya ngo ibintu nk'ibyo hari umuntu ubyuka agiye mu kazi ntagaruka ari muzima yego cyangwa akahava bwa nyuma yego hari umuntu uryama nk'uko natwe twaryamye bukajya gucya atagihumeka rero kuba utukurikirana muri aka kanya nuko wabyutse bikemera kandi iryo ni ishimwe rikomeye imbere y'Imana ntabwo ariko bose bakundira ntabwo ariko bose bakundira yego hari uwari ufite amahoro muri aka kanya yenda ariko akaba yatandukanye n'uwo yakundaga ibyo ni ibihe bitunyuramo umunsi ku wundi kandi tudafite aho tuzacikira yego ariko kuba bitaratugeraho ni ubuntu bw'Imana ni ubuntu pe yego so rero Satani umunsi ku wundi abapanga ibyo yagukorera bibi kugira ngo ubabare kugira ngo wihebe kugira ngo uhore urira ariko Imana nayo igapanga kugira ngo uhore useka kugira ngo uhore wishimye rero ibyo byose ni ibihe tunyuramo kandi bigomba guturana kandi tugomba kwemera ko
njye nkunda kubwira abantu ngo hari igihe utacika. Nta muntu ucika igihe cyo gupfa. Yego. Kandi igihe cyo kuvuka nacyo. Iyo ari igihe cyo kuvuka uravuka. So rero ibyo byose kubabara, ibyo byose ni ibihe tunyuramo cyane. Rero byose tubishimira Imana yuko ikomeza kubyigizayo, ikaduha ubuzima, ikaduha kubaho, ikaduha kurama. Rero Imana ibishimirwe, ihabwa icyubahiro. Si amafaranga yawe menshi, yego, si ukuri umukire cyane kugira ngo ube ukiriho, oya, ahubwo n'ubuntu bwayo n'imbabazi. Hari n'ikindi kintu umuntu ashima Imana. Nk'ubu ngubu hari umuntu uri kudukurikira ari muri gereza. Gereza buriya abantu bayigiyemo bazi uburyo iryana. Wayimbajije ariko ejo bundi aha mbaza ngo byagenze bitari. Byagenze gute? Nuko rero tugiye kujya mu bintu kandi ntacyo byose ni byiza. Mbere yuko tuvuga reka dusenge. Data mu izina rya Yesu, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana utwaye n'ubushobozi, uri Imana yo kwiringirwa. Turagushimye mukunzi mwiza ko wadukunze. Uwera wa Siyoni, tugiye kujya mu kiganiro mwami. Turakwingiza kugira ngo umwuka wawe wera tuganzeho cyane. Ibyo turi buvuge byose tuvuge tubwirijwe nawe. Shimwa shyirwa hejuru utegeka ganza. Ni mu izina ry'umwami w'abami dusenze twizeye. Amen. Haleluya. Yego, amen. Hari umwana mbere nyirasenge. Yakoraga mu bintu by'indangamuntu. Yakoraga ku murenge. Yego. Hari kwaza kwimurwa ajya ku sindi umuvuga amazina, ajya kwimurwa ajya mu kazi kandi. Hanyuma aho yakoraga haza kubamo amadeganya yo gutanga indangamuntu. Hanyuma baza kumushinja ko ari mu bayitanze mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko mu by'ukuri Imana ishimwe yuko dufite igihugu cyiza gifite amategeko kandi ibimenyetso, kubera ko dufite ibintu byose biri recorded mu buryo bwose ku isi yose. Buriya ibintu byose bikozwe biba biri codinze byose mu mabiro yose. Abantu aho wajya hose urabibona. Ariko nubwo wenda bitaragira, ariko yari amaze iminsi 30 afunze kugira ngo imwe bavuga. Yego. Ariko muri ubufunga kw'iminsi 30 yari afunze. Abari muri bya biro yasizemo bose barimo bayikomeza bakora. Wari warimutse yaragiye ku bindi biro bindi gukorerayo amezi 6 yose. Niwe wafunze ngo atazaburizamo ibimenyetso. Nyamara ibiro byakoreyemo ibimenyetso, ibiro bagashakiyemo ibimenyetso, abari bakirimo bari bagikora n'ubu baracyakora. N'ubundi bari bagikora. Yego. Ariko ndashimana yuko yabaye avuyemo ko babonye yuko ibyo yashinjwaga bishobora kuba bitarabonerwa ibimenyetso neza. Rero nabyo turabishimira Imana. Rero gereza nayigezemo. Wafunzwe hose? Oya, nagiye kumureba. Kumureba. Ahubwo nagiye kumureba, ariko nayo cyo yarafungiyemo kagira Imana mwe. Tuboneho no kubivuga rwose. Mbere yuko muzajya mushyira abantu muri iyo minsi 30 mujye maza munashishoze mubone ko bagiyemo koko by'ukuri. Kuko ari abanyabo. Yego, banyabo bari hanze baracyacura ibindi. Abandi barimo, ariko ibyo byose tubiharira igihugu, tubiharira ubutabera, tukabiharira n'Imana. Kuko yo ubutabera buriya buzima, ariko buzima. Yego. Ushobora kukuburanira neza ubundi cyangwa se bukanaguheza. Ariko turashimana ko ubwacu mu Rwanda bukora. Mu Rwanda ni amahoro. Ariko rero abantu bagikora bayishyira abandi, Imana izabasange ibatabari. Ubwo rero nagezemo byo warumbwiye muri gereza si ahantu. Imana yo mu ijuru, abarimo barengana Imana izabarenganure. Kandi abarimo barengana barakoze amarorerwa, Imana nayo ibagorore kurushaho. Twabagorora nk'abantu, ariko burya Imana yabagorora nk'Imana. Rero icyo nabwira umuntu utarajyayo, Imana izajya idufasha dukore tugendere mu murongo muzima wo kudakosa. Kuko burya ikibazo si gereza. Ko gereza yo bagiye kugorora. Ahubwo ikibazo ni ukugorora utari we ushinzwe kugororwa. Ni ukugorora urengana. Mu magambo make. Mbega kugororwa utagoramye. Si burya umuntu agorora ikintu kigoramye. Iyo ugoroye rero umuntu atagoramye burya ntago bari we. Rero Imana iturinde
abatarajyamo ntibazajyamo kandi mujye muhora mugororotse ntimukagorome. Yego, ariko nanone tubona no kubwira urubyiruko muharanire kujya mugendera mu nzira zitunganye, mujye mukora ibintu byiza kuko ntago byoroshye bene data. Iyo ukosheje ugomba kugororwa. Ngenda nemeranya rwose n'abatugorora. Ariko noneho nakubwiye ngo ikibazo no kujya kugorora umuntu utarakoze icyaha. Tumaze iminsi nako ni muri ino minsi umuntu wari ushinzwe ibintu bya Miss Rwanda bita Prince Kid nk'ubu yagiye baramufunze nyuma baza kumufungura yagizwe umwere birangira agiye muri Amerika, ubu nawe bamaze kumufata. Yagizwe umwere ntago ndimo kubyumva neza. Nukuba we yashinjwaga ko yashobora kuba yarakoze ihohotera muri bakobwa yarashinzwe ku bantu se yafashe ku ngufu umuntu umwana utuje imyaka. Ubwo niko baba bivuga nyine ko hari ihohoterwa nyine yakoze ku bantu nyine kuri bariya bamisi bariya yarashinzwe kuyobora. Twari turimo tuvuga nyine mu bya gereza kuntu ari ibintu biteye ubwoba. Nawe ashobora kuba yararebye akavuga ati ahantu mvuye sindi busubiremo, agahita atoroka. Ni inkuru nabonye iri ku Gihe. Nahise mvuga nti Mana yanjye, Mana itabara rwose uzandinde kujya hari ahantu kuko ni ahantu hashobora kuba hateye ubwoba. Ni ahantu habi cyane ko nagiye kureba umwana, n'umwana muto ungana namwe, ndeba ubuzima yarabayemo. Nyine ubona iyo uri na muto uriheba. Nge uriheba. Ariko Prince Kid ntabwo mbizi bye cyane, najyaga mubona gutyo. Ariko niba koko yarakoze amarorerwa agatoroka byaba yari kwemera akagororwa. Nge niko mbivuga, yari kwemera akagororwa cyane ko yaraciriwe imyaka 5 si myinshi. Nge numva yuko bishoboka yuko nibyo, ntabwo nzi niba aragorerwa gufata umuntu ku ngufu cyangwa se yarafashe umuntu ku gahato. Atuje imyaka y'ubukuri kuko nanone imyaka 5 numva n'ubundi ubwo bari bamuciriye mikeya. Ntabwo mpamya ko icyo kintu yakoze cyari gifite uburemere. Ariko se ubundi ntihari hashize nk'ibiri ahari sinzi igihe yaba yaragendeye. Ntabwo mbizi ariko Imana imutabare ko gereza si ikintu. Kandi koko niba yarakoze icyo kintu nge nemererwanye nuko yagororwa. Ikibazo nuko wenda ariko niba ataragikoze ni ukuri Imana izamurenganure ko ndabizi neza ko dufite amategeko hano. Kwa bamuciriye yenda baramuciriye urubanza, hari yenda juriye ashobora kuba yakongera akaburana akongera akagirwa umwere nka mbere, ko ntago nuva ukuntu wagirwa umwere ngo wongere bakoneho icyaha. Ariko se wenda bagusohoye gutoroka se bura byose bihanirwa. So bawe bamaze kwishinja icyaha. Gutoroka ko ashobora kuba yaragize ubwoba. Urabona aracyari mutoya. Ashobora kuba yaragize ubwoba kandi cyane ahantu yagiye yarahabonye azi uko hameze, yumvaga atifuza gusubirayo, akavuga ati yenda ntorotse nagenda nkiberaho kuko yenda ibyo ari byose hari igihe umuntu ashobora kukubeshyera agashaka n'ibimenyetso akabigaragaza akabishyira hariya. Ariko mu by'ukuri yenda atari ibimenyetso bifatika, ukaba wagenda ugasubirayo ukanaherayo. Rero nk'umuntu winjiyeyo, nanjye reka nkubwire gatama no kubeshya, narinjiye hariya sibyo, nkagirirwa ubuntu bwo kwasohoka. Wumva nkagirirwa ubuntu bwo kugira gute kwasohoka. Ni impamo y'Imana sinasubira nubwo naba narakosheje. Mfite aho mungira nahunga. Reka nkubwize ukuri, abantu bare bajya bavuga ngo ni ikindi gihugu. Kandi uko kwa mugani bajya bavuga ngo ni mu gihugu. Ariko nakubeshyira mu kindi gihugu ntago bagukubita, nta kibazo, nyine baragufunga ukarya za mvungure, ukabyuka ugakaraba, harimo abantu biga, ntago bafashwe nabi. Ariko gatanu ukuri uzi kubyuka uzi ngo nta n'imodoka ubona igenda, nta muraho gusa mwese mwambaye ibisaha mumanuka muzamuka. Kara kantu kasamutwe gakomeye, uzi ko udafite uburenganzira. None
bwo kuvuga ngo mfate umwanya nk'uyu nguyu ngende ntembere tube twicaranye rero reka mbabwize ukuri nk'umubyeyi ngewe kuba uriya mwana w'umuhungu yari yaratorotse n'abazanyuma mu mbabarire rwose nanjye ndiwe nagenda ntabwo ari uvuga ngo uragenda yenda ari ikintu utacika yenda warishe waragambaniye igihugu ariko kuvuga ngo umukobwa wujuje ubukure mwariyumvikaniye araguha hanyuma ariko yenda baguha ari benshi none bose bahuriyeho baragufuhira ibyo ngibyo ntakubeshye bararimo no gufuha none se reka twumvikane wowe utekereza ko byagenze bite bari abantu bose nawe bafite imyaka 12 sibyo bose bujuje ubukure wabyumvise nta muntu yaforushije baramwemereraga niba baramuhaye bakamwemerera sibyo none se reka nkubwize ukuri mu by'ukuri yego icyaha yakoze ni uko atajuriye hari ariko yagize ubwoba nk'umuntu natwe tumwumve yagize ubwoba nk'umuntu kandi nkubwize ukuri ntukase ku muntu ngo bamuhambire bamugaruye ntabwo umuseka sinanabikora nimugaseka abantu ngo babahambiriye babagaruye sibyo rwose Yesu Kristo niwe bigeze kumubwira ngo umugore n'umusambanyi arabareba nyine bategereje ko Yesu ari bugire gute ariko nabo bashaka kugerageza Yesu ngo urebe Yesu arababwira ati umuntu utarabikora ngaho namutera ibuye ngo arangije yendikira hasi n'ikirenge baramureba bose bacaho ngo harimo n'abagabo bakuze ariko bari n'abahanga abantu babashaka kureba ibintu riri kwandika aya ni none urutoki ngo sinibuke birandikisha ikirenge ngo yandikira ikirenge sinibuka yanditse hasi ariko bishobora kuba nibarandikisha ikirenge ntabwo icyo yandikishije ubwo gusa yaranditse noneho ngo baramureba yagiye kwegura umutwe bose bagiye batorotse bose bahise bagenda bishinje baravuga batereka shwi we ngo yirebeye hasi yandika mu mukungugu hasi sibyo arangije yeguye umutwe asanga bose bagiye ngo abwira umugore ati genda ntuzongere gukora icyaha ukundi so rero ni ukuvuga ikintu uvuga ngo niba uyu mwene data yaba koko yarabikoze cyangwa atarabikoze tureke no kuburaga icyo nababwira ni uko imana yacu ni imana y'imbabazi kubizera sibyo kandi n'abayobozi bacu bizi neza ko bagira imbabazi rero ngicyo nabivugaho ni uko ari ukumusengera kugira ngo imana izamworohereze kugira ngo imana izigaragaze ndabizi nashidikanya ko imana izagaragara rero umusaba imbabazi nk'umubyeyi rwose yaza bakamuzana ari mu mapingo yaza uko igikuru ni uko aza sibyo ariko icyo twebwe nshaka kubabwira ni uko imana yacu ari imana y'imbabazi rero ntabwo twabyishimira usibye ko nanone tutanavuga ko yakoze ikintu cyiza yagombaga numvise ko ngira ngo bamucira urubanza aragiye muri honeymoon n'umugore we nk'umuntu ukirongora nk'umuntu uri muri honeymoon nawe bakagucira urubanza kankubaze wowe wakora iki Sebara yavuga ko yari ubuki yari urusenda wahakora iki wowe Sebara simbukara bajya bavuga ngo bagire iyo bajya baraguruka sinzi ko nanjye nabona izo mbaraga zo kugaruka ariko nanone gutoroka buriya bigaragaza ko icyaha wakishinje ariko n'umuntu agira ubwoba David twumvikana aho nyine wansinze reba bakugize umwere sibyo urarongoye madamu wawe muracyari mu kwabuki none waravuze bati garuka ujye hahandi mu kindi gihugu wowe wagenda kuba kwabaye kwa rusenda oyasubiza hariya ubu utariyumva ubu utarimenya neza ngo umenye ngo ndinde yenda katuvuga ngo yagize ubwoba agira igihunga agira hamuka jewe rero ntago namucira witeka ahubwo namusengera Preskid aho uri hose nunanye uvuzakomere kandi Imana izabane nawe kandi Imana izakuburanire niba uri umwere izakomeze kugira umwere kandi warakoze icyaha uzemera urugoro rw'Imana ntabwo imyaka 5 uzayimaramo hari ukuntu wiringiye Imana yakoroshya ushobora no kumaramo umwe cyangwa se nawe ntumaremo byose birashoboka rero abiringiye Imana ngo meze nk'umusozi wa Siyoni utabashaka kunyeganyezwa navuga ngo wiringire Imana usenga Imana kandi n'abagukunda bagusengere yego genda uko icyo kintu navuga yego ese nk'ubu Prince Kid nibwo agishaka
ariko ntekereza ko ari na mukuru da. Prince Kid ni na mukuru ariko aracyari mu rubyiruko. Ubona ari nk'iki cyakorwa kugira ngo urubyiruko reka mbivuge gutya ngo baba abana beza, reka mbivuge gutyo, rwitware neza, rutera imbere, ruhindure yaba ari igihugu cyangwa se itorero. Reka tubanza dusome muri Zaburi igice cya mbere, ndahakunda cyane. Ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Mu yandi magambo utajyana n'abanyabyaha. Yego. Nutajyana n'abanyabyaha ibyo bihome ntabwo uzabijyamo, ntabwo uzajya korora ko ntacyo bazaba kugorora, sibyo? Nuvuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwo azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi ngo cyere imbuto zacyo igihe cyacyo, ngo ibibabi byacyo ntibyuma, ngo icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ngo ababi ntibamera batyo, ahubwo bahwana n'umurama utumurwa n'umuyaga. Nicyo gituma ababi bazatsindwa ku munsi w'amateka, n'abanyabyaha bazatsindwa mu iteraniro ry'abakiranutsi, kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutsi, ariko inzira y'ababi izarimbuka. Urubyiruko narubwira kugendera mu nzira nziza. Niba twumvise ko inzira z'ababi zizarimburwa, nta mpamvu yo kugendera mu nzira z'abajura, z'abanywi b'urumogi, z'abasambanyi, z'abakora ibyangwa n'amaso y'Imana. Urubyiruko narugira inama yo kubaho mu buzima bwiza. Ubuzima bwiza ni ubuhe? Ubuzima bwo kunezezwa n'ukuriho. Niba udafite akazi, nezezwa nuko nta kazi ufite, ariko noneho uharanira icyatuma ubona akazi. Yes, uharanira icyatuma ubona akazi. Ikindi ushakishe mu buryo bwose ikintu cyose cyatuma ubona amafaranga, utibye, utishe, yego, numva wagikora. Nubwo amafaranga yaba ari make. Iyo ugaye amafaranga, iyo ugaye imirimo, amafaranga agaye umufuka. Ako kantu. Iyo ugaye akazi, amafaranga agaye umufuka. Bivuga ngo akazi kose utibye, utishe, ujye ugakora. Bityo reka mbabwire bene data, ushobora gutangirira ahantu hatoya ariko ukazasoreza ahantu hanini. Ushobora gutangira mu kazi kadaguhemba menshi, ukazasoreza mu kaguhemba menshi, ukagenda uzamuka. Ukagenda uzamuka. Rero icyo nabwira urubyiruko bene data, murekeraho kunywa inzoga cyane, murekeraho kwiyica, kuko ni mwebwe dutezaho amaso. Haleluya. Ni mwe dutezaho amaso, ni mwebwe muzacuruza iki gihugu kigatera imbere, ni mwebwe muzatuyobora, ni mwebwe muzakora ibintu byinshi. Twebwe turabyina tuvamo. Rero mwikwica ubuzima bwanyu. Ibyiza biri imbere, ejo hanyu ni heza. Ushobora kuba uyu munsi bitameze neza, ariko ejo bizamera neza, sibyo? Ushobora kuba uyu munsi ubona ko ubuzima bukurambiye, ariko ndakubwiye ngo ejo uzabwinjoye, nguvuge ngo. Rero rubyiruko rwacu, mureke kwiyahuza ibiyobyabwenge, mureke kwiyahuza inzoga, mureke kwiyahuza ubutinganyi, mureke kwiyahuza. Nabonye abantu benshi, abana bacu benshi basigaye barabaye abatinganyi kubera gusonza. Ndetse no mwiyobokamana n'abavuga butumwa narababonye barahari. Kare twaza tuvuga iby'imfungwa z'isengero n'amategeko mashya yaje. Imana ishobora ite kutarakara ufate mikoro ukavuga Imana, ugapuricinga, ukavuga ariko uri umutinganyi? Ikibazo gikomeye. Kuki Imana idashobora kurakara? Sodoma na Gomora harimbuwe n'iki? Harimbuwe n'ibyo n'ubutinganyi. Yes. Erega Imana hari ibyemezo dufatira, mwebwe mukagira ngo ni byafashwe n'ubuyobozi. Oya. Yesu ashimwe cyane. N'aba n'urubyiruko rero. Amen. N'urubyiruko. Mureke gukiranuka kubarange, muve mu byangwa n'amaso y'Imana. Haleluya. Murimo murabaza ababyeyi banyu, ababyeyi babatanzeho school fees, barabatangiriye, babashyize mu mashuri meza, mwambaye neza, mwariye neza, ntimwigeze muruha, ntimwigeze muhinga, ariko wajya kubona ukabona nimwe bajura. Ukabona umwana yishe undi, agiye muri gereza, ukabona murafata ku ngufu abana batoya.
ibyo byose rero bakobwa abahungu bacu nimuhindukire ejo hanyu ni heza. Haleluya. Nimukorere igihugu cyanyu. Ntago muzababaza ababyeyi banyu ngo mubaze igihugu mubaze itorero ngo mwumve yuko muzabona amahirwe. Kandi kubona ayo mahirwe ni ukutagendana n'abakobanyi, ni ukutagendana n'abanyabyaha. Reka nkubwire, ushobora kumbwira ngo ese uriya muntu ameze ate, nkakubaza ngo banza umbwire umuntu bagendana. Niba ugendana n'umusinzi uzaba umusinzi, niba ugendana n'umusambanyi uzaba umusambanyi, niba ugendana n'umwicanyi uzaba umwicanyi. Ariko Bibiliya itubwiye iki? Haleluya. Amen. Itubwiye iki abazahirwa? N'abatameze batyo, n'abatagendana n'abakobanyi, n'abadahagarana n'abanyabyaha. Yesu ashimwe cyane. Amen. Haleluya. Amen. Ati mbwira uri nkubwira wo mugendana. Umurongo wa 5 ngo kuko Uwiteka ngo azi inzira y'abakiranutse. Nukuvuga ngo Imana iratuzi, waba uryamye waba ubyutse waba wishe so na nyoko ibyo ukora hariya byose Imana irakuzi kandi irakubona. Ushobora kunyihisha narakubyaye ugakora ibyangwa n'amaso y'Imana ukabuzi ngo bihereye aho ngaho, ariko Imana ibona ibyiherereye irimo irakubona, kandi umunsi yagufatiye imyanzuro so na nyoko ntibazazamo. Rero nakwinginga kugira ngo Imana yo mu ijuru igutabare. Haleluya. Amen. Aravuze ngo kuko Uwiteka azi inzira y'abakiranutse ariko inzira y'ababi izarimbuka. Burya iyo ubonye ukoze ikintu ukabona Imana iyibabaye nuko igufatira imyanzuro nyine ikakaye. Yego. Ukabona cyaca wajya kugenderamo buri munsi ucyungukiramo, umunsi umwe gihindutse igihombo. Ubwo ndimo ndavuga ejo bundi umuntu yarampamagaye arambwira ati amafaranga nohereje kuri momo yawe yanyoherereze. Kandi avuga neza. Ndamubwira nise ko ntayo mbo yatarahari yewe. Atabwo gira vuba ati ngirira vuba. Nsanga n'umujura. Reba ndamubaza se ko numva uri umwana muto uziba uzahereza hehe? Yesu ashimwe cyane. Reka mbabwire. Igihe kirazi kandi kirasohoye aho Imana itazongera kugirebera ibintu dukora. Ufite amaboko abiri, ufite amaguru abiri, ariko uri muri abantu, uri muri abaturage. Yesu ashimwe cyane. Murarushya igihugu. Igenda ubwo nawe gufate rero igushire mu nzererezi, igenda ubwo bazakugaburira. Ibyo bakugaburira barabigura. Ibikoko waretse kwiba koko. Ubwo ndimo ndabwira abateka mutwe mwirirwa mudutekera umutwe buri munsi ku wundi kuri ma telefone. Umurongo wa MTN nagira ngo abwire yuko momo yawe ifunze. Kumbura shaka kundeka mutwe ngunyibe. Reka mbabwire. Kandi muri urubyiruko muri benshi. Cyane urubyiruko rwose we. Mukura amaboko mu mufuka mukore. Niba udafite icyo ukora tegereza Imana izaguha icyo ukora. Ariko reka kwiba. Haleluya. Amen. Ndumva aricyo nizo nama nabagira kandi nzi ko Imana izabagirira neza. Yes, mami wacu atuganiriza neza cyane kuko umuryango, ibiganiro by'umuryango ni impano yiwe kandi ngira ngo mumaze kubimenyera. N'abantu benshi baba babyifuza ko yagira icyo avuga cyangwa se akagira inama. Ari urubyiruko rwinshi areba wagahora ameze nk'ureba mu kirere ko hari wenda hari ibyo ategereje ko bizaza. Tuvuge wenda agategereza ngo amafaranga wenda ari yazaturuka mu kirere akagwa. Nk'abo ngabo wababwira iki? Aba ni ukwihangira imirimo, ni ugukura amaboko mu mifuka bagakora. Ntabwo wareba hejuru utegereze ko hari ibizaturuka mu kirere bigwa. Sibyo? Ntabwo byashoboka. Ntabwo byavamo. Ati ubu ngubu mfite diplome, isaha n'isaha reka nicare bazampamagara. Ugomba kugenda ugakomanga. Sibyo? Ugakomanga. Ushobora kugenda ugashaka utuzi. Hari umwana merutse kubona yarangije sini ya 6 ategereje ko kuzajya ku university, ariko yaragiye arakora akazi ko mu rugo. Kubera icyo akora akazi ko mu rugo kandi yarangije sini ya 6, ntashaka gukora uburayi, ntashaka kujya gurisha umubiri we. Yego. Arakoresha amaboko ye. Ibyo se bizamubuza kuba umuganga? Agiye kuba umuganga. Ntabwo bizamubuza kuba umuganga. Cyane. Sibyo? Nuko impamvu cyageza gukora akazi gaciritse nuko ashaka kutiba, nuko ashaka kudakora ibintu bibi. Rero urubyiruko icyo nababwira ni ugukura amaboko mu mufuka mugakora. Ushobora kwihangira imirimo kandi birashoboka. Hari ibintu byinshi wakora. Sibyo?
uri umusore ushobora kugenda ukagura kamashini gatema ibyatsi ukagenda ukagitemera abantu jaride sibyo ibyo nabyo ukabona udufaranga ukagenda se uri umusore ukajya nubwo waba umuyede ariko kuba umuyede ntibizakubuza kuba dogiteri ntibizakubuza kuba umufundi ntibizakubuza kuba injeniyeri niba ukiri mu mashuri ibyo byose rero ibintu byose tugira bigira process bigira ugomba kunyura aha ukanyura ntago bwacya ngo uhite ubona ibintu byose by'isi uko abandi babibonye oya n'ababibonye bafite inzira banyuzemo yego ushobora kuba ugeze ku rwego rw'inzu y'ibyumba 4 ariko wabanje mu cyumba kimwe ushobora kuba ufite intebe saro yuzuye kandi warabanje kwicara kuri chaise ibyo byose rero birashoboka yego inshuti bakunze rero mudukurikira sinzi niba ari ikindi kintu arenza kuri ibyo mbere y'uko dusoza icyo nababwira ni uko rimwe na rimwe abana bacu hari igihe bajya mu bintu bibi kubera twebwe twabashaririye cyane tukaba twabafatira imyanzuro ikakaye rimwe na rimwe tukanabahohotera tukabashinja ibintu batakoze bigatuma nabo abareberi bakaba bajya gukora ibintu bibi kandi bitabaturutseho rero icyo nabwira ababyeyi bagenzi banjye nuko twaba tugerageza tukaganira n'abana bacu urubyiruko nyine tukagerageza kubumva kugira ngo tumenye ibipfa tubashe gutahura muri bo yego kugira ngo umenye tisuyu ko agenda ajyanwa n'icyo buri ki burya abonye umwanya wo kukimenya ushobora kumufasha ndetse hari abana nanone bacu tubisubiremo ntatinya kuvuga yuko imyifatire yawe cyangwa se kuba ibirara biterwa n'imibanire yacu twebwe nk'ababyeyi niba tubana mu buzima buhora burwana buhora butongana buhora butukana buhora bushotorana wa mwana ntago azumva iyo environment azakuriramo azajya yumva yakwibera hanze kandi hanze wa mugani biri yaba yimbwa n'abarozi n'abicanye ari hanze hari abantu bari rede kugutwara mu busambanyi bakagushuka babona irinosa bari rede gutwara mu bujura babona uri inosa bari rede kukwereka ko aho kugira ngo wicwe n'inzara wakwicwa n'isasu cyangwa umuhini yego icyiza rero nuko ababyeyi natwe twagira uruhare mu kugira inama abana bacu no kugira ngo nanone niba tugiranye ibibazo mu mago yacu ushobora gukinga icyumba mukabirangirizayo muba murwana mukarwana ariko abana batabibona ko hari ukuntu bibica mu mutwe bikabasunikira kujya gukora ibyangwa n'amaso y'Imana ubwo iyo mvuze ibyangwa n'amaso y'Imana murabyumva hari byinshi tudashobora kuvugira mu kanwa gutya ngo tubivuga ariko hari ibintu byinshi abana bacu bakora kubera twebwe tuba twabashaririye na Bibiliya tubwira ngo tugasharira abana bacu yego kuko abana bacu none abana mwumve muzabona umugisha ko mwubashye ababyeyi rero nimagirirane ni ukutwubaha natwe tukareka kubasharirira nicyo Bibiliya bivugaho rero rubyiruko bana bacu mujye mwubaha ababyeyi namwe ntimugabasharirire kandi mujye muganira kugira ngo byibura turebe ko hari ikintu twazarokora kuko isi nimutagira icyo mukora isi izagikora hano hanze huzuye abantu benshi rwose wo kugosorera umwana wawe kabisa bakamugira inama pe barahari rero icyo nababwira nanjye nibwira ndababwira nanjye nibwira ko nanjye ndi umubyeyi ibibareba nanjye birandeba rero nuko twagerageza tukareba ukuntu twahinduraho kuko reka nkubwire Gatama hari umubyeyi utekereza ko uko yarezwe niko n'abazarera yego wowe warezwe bagukubita kandi inkoni ari ikuyobora kugira itandukaniro yego warezwe inkoni ari ikuyobora sibyo none uratekereza ko umwana w'ikinyejana nawe azayoborwa n'inkoni kati yego hari abana bahamuka kubera ababyeyi sibyo pe akava mu rugo agatoroka kubera kumusharira cyane kandi ntutekereze ko urimo kumusunikira mu byaha cyangwa umusunikira mu bintu bibi rero ari ababyeyi twikosore ari n'abana bacu mugerageze kujya mutwihanganira sibyo aho kugira ngo niba papa we na mama wawe birirwa barwana nawe bitume nawe kwiga kwawe kumanuka ahubwo ushyiramo ingufu wiga cyane kugira ngo yenda ikibatera kurwana buri munsi ushobora kuba ari imibereho iba itari myiza yenda kwiga kwawe kurangiza kwiga hari ikintu byazabamarira ku kuryana kugashira yego rero ikintu nabonye muri iyi minsi
nuko kutumvikana cyane kuri mu miryango ariko gutera uburara bwinshi mu bana. Kutumvikana kuri mu muryango gutera uburara bwinshi mu bana bacu. Kandi twarangiza tukavuga ngo batunaniye kandi baba bafite aho babikura. Yes, rero mureke tuharanire kuba ingero nziza zabo twazanye muri iyi si, bityo kugira ngo tuzagira imiryango myiza, ndetse n'abazakomoka kubadukomokaho. Yes, bazaba ari abantu babereye igihugu, babereye u Rwanda, babereye n'itorero, kuko uruhererekane rwacu iyo rubaye rubi, imiyoborere nayo izaba mibi. Kubera ko niba dufite abasinzi benshi, nuko rimwe tuzagira umuperezida usinda akaryama mu ntebe akaba yasinda bigaragara. Ariko niba dufite uruhererekane rw'abantu bazima, nuko tuzagira n'abayobozi igihe kizaza bazima bayobora igihugu nkuko ubu kiyobowe. Rero ni byiza umubyeyi wese abashaka kuzava kuri iyi si nawe umuntu asize ku isi bakajya bamubona mu ndorerwamo nziza ye, uti nk'uko kiyobowe neza. Rero ndumva ari yo nama nagira ababyeyi n'abana muri rusange. Wakoze cyane kuduha umwanya, kandi Imana nawe ikomeze kuguha umugisha, ikomeza kuguha byinshi uhereza abantu b'Imana. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Kuri twese. Shalom, shalom. Shalom.